Umunyarwanda yaciye umugani ati ugushungura ntakuburamo inkumbi. Uyu mugani ushatse kuvuga ko iyo umuntu yakwishyizemo cyangwa se akaba agushakaho impamvu abogamye, byanze bikunze n'ubundi ari uko birangira, icyasha akakikubonaho, ubusembwa budahari bukaba bwakwirema, ugasa nkaho mbese ufite inenge runaka kandi nta yari ihari, ari uko nyine uwo muntu yakwishyizemo. Icyo gihe rero inenge zikaba zaboneka, ubusembwa runaka bugatongora butanahari mu by'ukuri, maze impamvu zanganaga ururo zikagarika ingogo, ibintu bikaba ibindi bindi. Burya rero ngo ahatari umwaga uruhu rw'imbaragasa rwisasira batanu, kandi ngo ababiri bajya inama baruta umunani urasana. Uzumva rero banavuga ngo abajya inama Imana irabasanga, mu gihe ngo abiremamo amatsinda n'abahembera amacakubiri n'inabi bidatinda kubagaruka ndetse bitihise bikanabatamaza. Bahaye ikaze kuri channel Ikinyarwanda n'umuco nyarwanda. Njye nitwa Ntirumara Intwari nkunda amahoro. Mu kiganiro cy'uyu munsi reka tuvuge ku nkuru y'ikirura n'umwana w'intama, ikaba igamije kutwigisha ukuntu nyine umuntu aramutse ashaka kubonaho impamvu ari cyo agambiriye n'ubundi yayikubonaho. Iki kirura rero kiyenje ku mwana w'intama kigamije kumurya byanga bikunze, nuko birangira kinabigezeho. Reka rero tubijyemo twumve uko byagenze n'isomo bishobora kuduha rijyanye nyine n'uyu mugani ngo ugushungura nta kuburamo inkumbi. Umwana w'intama rero rimwe yarashotse ajya ku mugezi kunywa amazi, nuko ako kanya haza ikirura cyaburaniwe gishonje cyane, maze gitangira kumwuka inabi cyane. Ikirura kibwira umwana w'intama kiti turabona ngo urantabera amazi sha, ubwo bugabo wihaye urabuzira. Umwana w'intama ariko arasubiza mu ijwi rituje ati nyagasani ntundenganye, daraho nibereye hepfo hano, ushatse kunywa amazi wanywa aya ruguru, sinazanywe no gutoba amazi kandi singuteye icyugazi habe na gato. Ahangaha tugomba kuzirikana ko uburyo uwo mugezi wari uteye wari ucuramye, ku buryo amazi yavaga hejuru agatemba agana epfo, kandi ikirura nicyo cyari hejuru, naho umwana w'intama wakaba hasi aho amazi nyine yatemberaga. Ukaba wumva rero yuko mbere yuko amazi agera ku mwana w'intama yabaga avuye hejuru aho ikirura cyanyweraga. Nta buryo rero na bumwe bwumvikana iyo ntama yari gutobera amazi ikirura. Icyakora ikirura nticyashirwa, kiramukomeza gutonganya uwo mwana w'intama kigiceceka aho wayatobye. Kandi dore n'ubundi n'umwaka ushize wari warantutse. Umwana w'intama arumirwa aratungurwa ati nkagutuka ntese kandi nari ntaravuka. Ati n'ubu ngubu ndeba ndacyari ku ibere. Ikirura kiti niba atari wowe ni mukuru wawe cyangwa murumuna wawe. Ariko umwana w'intama akomeza kumirwa ati nta mukuru wanjye ngira, yewe nta na murumuna wanjye ngira, ndi ikinege, nijye gusa mwana data na mama babyaye. Ikirura cyanga gushirwa n'ubundi, turimo kubona neza ko n'ubundi iyo umuntu yagushatseho impamvu byanga bikunze birangira ayibonye. Kiti ubwo niba atari wowe wantutse, ntabe na mukuru wawe, ntabe na murumuna wawe, ubwo ni umwe muri bene wanyu uwo ari we wese, dore ko mwese mu nzira. Oya rwose ibi ntabyo ntibishoboka, ngombe nihorera. Nuko ikirura gishikuza ako kana k'intama kikajyana mu ishyamba kirakinokora, sinjye wahera. Koko rero iyi nkuru irashimangira ko ugushungura atakuburamo inkumbi uko byagenda kose. Ngahe nguko iyi nkuru rero y'ikirura n'umwana w'intama yumvikanisha neza ukuntu umuntu agambiriye kukubonaho igicumuro n'impamvu mu by'ukuri atabigura. Cyane noneho iyo agusumbye ububasha, dore ko ngo ukurusha intege agukubita yicaye. Urumva ko nk'uyu mwana w'intama yaba afite ukuri yaba atagufite, n'ubundi ntabwo yari kubasha kwikura mu nzara z'iki kirura cyari cyashonje kimusumira gishaka kumurya. Nta kindi rero n'ubundi yari gukora. Icyakora kugira ngo abantu babane neza mu muryango mugari, hagomba kubaho ubworoherane no kubabarira. Tugomba kandi kwirinda kubeshyera abandi cyangwa kubikaho urusyo tubashinja ibinyoma, ibihimbano cyangwa n'ibindi tudafitiye ibihamya. Niyo mpamvu rero tugomba kuzirikana imigani y'Ikinyarwanda burya ngo igana kariho, itanga ubutumwa butandukanye, ikaba yadufasha kubana mu muryango mugari.
hari nk'umugani uvuga ko ngo uwakubitira imbwa gusutama yazimara zose. uwo nguwo ukaba ushaka kuvuga ko kuko imbwa zose muri rusange zikunda gusutama, uramutse uzikubise ubiziziza n'ubundi zose zashira. Ugashaka kuvuga ko rero hari ibyo tugomba kwirengagiza, hari ibyo tugomba kwakira no kurenza ingohe no kurenzaho kugira ngo tubane neza n'abandi, kugira ngo tudahora twuka inabi abandi cyangwa se tugahora duhembera amakimbirane n'inzango. Akaya ndirimbo Masabo Nyangezi yaririmbye ngo wihembera urwango n'inzika wazasarura ishyano. Niyo mpamvu rero tugomba kubabarira abandi, cyane ko n'ijambo ry'Imana rivuga ko ngo umuntu ubabarira abandi ari nawe uzababarirwa. Tugomba rero kubabarira abandi kugira ngo natwe tubabarirwe, kandi kugira ngo intege nkeya abantu bafite mu muryango mugari tuzirengeho ntiziduteranye. Hariho kandi undi mugani uvuga ko ngo uwareba aho zihovwa umwami atarya ubuki. Izi bavuga zihovwa ni inzuki, guhovwa bikaba gutara twa tuntu dutandukanye zikoramo ubuki, aho zikura mu bihwagari, mu ndabyo, mu byatsi n'ahandi henshi. Hakabaho rero aho zihovwa mu bice biteye ishozi ndetse bitari byiza ukuntu, nko mu bwiherero n'ahandi ku myanda iri ku gasozi, ariko n'ubundi zikaza kuvangavanga zigakora ubufindo bwazo, bya bindi ngo nyirabugenge n'ubugenge bwayo, bikarangira n'ubundi havuyemo ubuki buryoshye cyane. Uyu mugani rero ukaba uvuga ko uramutse witaye kuri buri kantu mu bijyanye n'aho inzuki zikura utuntu zikoramo ubuki zigenda ziduhovwa hirya no hino, ntabwo warya ubuki kubera ko wabonamo n'ibiteye isoni n'ibiteye iseseme, bikaba byanatuma wenda unamokorwa ntube warya ubuki. Icyakora ugomba kwirengagiza, ntiwite kuri buri kantu, kubera ko nyine ibintu bitaburamo udukosa n'ibitagenda neza. Uyu mugani urumva urajya kumera nk'umwe wa mbere uvuga ko tugomba kwigiramo ikintu cyo kwirengagiza bimwe ndetse no kubabarira kugira ngo ubuzima bukomeze. Ngaye nguko rero by'ikirura n'umwana w'intama, nuko nyine cyamushatseho impamvu bikarangira kiyibonye, nubwo ari iya nyirarureshwa kandi irimo akarengane no kubogama no guhimba no kubeshya, ariko nyine nibyo ukurusha amaboko ngo agukubita yicaye, ntacyo nyine uriya mwana w'intama yari kurenzaho, n'ubundi byarangiye kimuriye. Nizere ko rero iyi nkuru abatari bayizi ibashije kugira icyo ibafasha, kandi n'abari bayizi bakaba babashije kuyibuka, dore ko ari inkuru ya kera yakunze guhererekanywa mu Rwanda. Mwakoze cyane rero gukurikira iyi nkuru. Hagize ikibazo mugira mwatwandikira muri comment, cyangwa se ikindi kintu mwifuza ko twazaganiraho mu biganiro by'ubutaha, nabwo ni karibu muri comment. Mwakoze cyane, ibiganiro byacu byo nakagaruka, naho ubutaha.